arimo arigirisha gutya papa ari mu bitaro ngo papa wanjye ararwaye Pole sana muhereze Pole Tesha mumwihanganishe dore ubu simubona ko turi kumwangaha mukanye tujye kwa muganga araba ari mararira nawe ariko nagufashe rira ubwo dijya muganga kureba papa wanjye inshuti yanjye tugende ku bitaro kuri Faisal umusaza ararwaye tuvugane you know tugeze rero dusanga aracyari muri ICU mana Faisal bavura neza bafite abaganga bazi kuganiriza abantu mana bafite discipline abaganga bavugiye bwa rimwe Faisal umupapa araza akakubwira ati mwana wa singo wayi ikizere kidasanzwe papa wawe Imana irabijyamo niwe Imana yenyine iri kubera bamubaze kabiri bamubaze mu muhogo bamubaganamo hano rero yaratubwiye ati Imana yakoze ibya mbere irakora n'ukuri pe kandi Imana ibaho umugisha kandi koko yanabikoze neza uri muganga Imana none kubera mama wanjye yakunze umuganga kubera kuvurira sheri we neza kubera kuvura sheri we neza umukubita ajya kubita hino maze twicaye na mama wanjye baravuze ngo cyangwa uri muganga mushingira uyu n'uyu abana tavukana ndavuga ngo se yaba ari muganga agiye gushingirwa tujya kumva twumva umuntu ku ruhande turamuganga afite umugore n'abana oya twahise kwa muganga ubwo baratubwira ngo kujya kureba umurwayi twe tuzi ko turi bwinjirane barasuba ngo aragenda ajya bimwe mba ndavuze ni se ngewe ko yarangiye ngo none se ngiye ko ndi inshuti ya Tesha nkabanje kureba papa wa Tesha nge ndinjira mu gihe nyine mvuga iki na papa wa Tesha ndamubwira nturagenda umubwira ati wiriwe atomere ute ariko mana shamana n'ukuri mana uri mwijuru kandi ibyari birenze Imana yarabikoze vraiment yego ibisigaye nyine n'ugukira operation yagenze neza ngombwa ko umuntu yirirwa yandika ndababaye ngibice ariko hari gihe sometimes operation yagenze neza ubu ngubu nyine nyine yavuye mu kinya ari nyine arabona arareba araganira ariko nyine nagaratora imbaraga so mu musengero amasengesho yanyu amasengesho niyo y'ingenzi kurusha ibindi byose so mu musengere rero kandi mu by'ukuri turashima Imana Tesha hari abantu bagenda bajya kubagwa ntibaveyo hari abantu bajya muri koma ntibaveyo kubera ko papa wanjye indwara yararwese nabikubwiye yaramaze almost umwaka n'igice kubigabanya atabasha kurya anywa gusa so kugira ngo ugire izo mbaraga zo kukubaga ugasurvivinga ugakomeza ugakomera n'iki byose no kuri ko Imana n'icyubahiro kandi ikindi Tesha tunihanganisha n'abandi bantu barwariye kuri Faisal yego nagari wonyine ariko ubwo nuko ko wenda ariho nge mperuka kujya kandi Imana yo mu ijuru igihora ikorera mu baganga buriya reka mbabwize kuri mw'abantu abaganga muri mwisengesho ryanyu mujye mubasabira umugisha mubasabira imbaraga mubasabire kwihangana kuko hari igihe buriya nawe yavuye mu rugo rwiwe hari ibitameze neza ariko kandi kuza kwa muganga bigasaba ko abaza gutuza gushyira umutima hamwe kugira ngo abashe gukora igikorwa nyine kandi akorerwemo n'Imana gusa nabwiye Imana muganga nyine naba ari buvura nakira neza nzatanga Mana eka nkubwiye DJ ngewe buriya ibya 10 ibiki sinkunze gutura mu rusengero urabizi nshobora gufasha abandi bantu bari ku ruhande ariko ibyo gufata ituro ryanjye nkari habahereza hara muri kira kibo akenshi simba mbyumva neza Imana igi nambabarira ariko ni papa wanjye naramuka akize nkabona arakiza nongera arahagaze turahoberanye Mana nukuri nzagushima kandi nzatanga igiceri cy'icumi icya 10 nzatanga icya 10 n'amafaranga uba wahembwe oya nzayatanga pe nimbona papa njye agahagarara nkabona turi gutera story papa njye n'umuntu utuje cyane ntavuga menshi ariko na tell story nyine he's the best one ninongera nkabona turi kumwe turi gutera inkuru turi gutera story Imana yamukishije nzatanga icya 10 Bria uzayitange sheri n'ukuri kandi Imana ibijyemo ibyoroshye nyine ngo mamuna umuntu yaje kuri kamera ariko ragwa no kuvuga ati wenda twatinze kuza nyine ntago mamuzi ibintu umuntu aba ari mu gucamo ibiki iminsi mikuru uyu we none mu minsi mikuru afite akazi karibu nyine like buri munsi uri kumva ikindi kandi none niyo iby'iminsi mikuru bivuyemo ubu mu kwambere muri kurwana noneho na Minervare y'abana usibye nawe n'abandi bapapa hanze Minervare menes anashisha mahano nzonira ngewe rero panashimana irambihira Niwe sindazimbona we ni panashi. Nize kumayinje byeri. No me panashi. Panashi we. Ajya naringeze.
kuzatanga icya 10 n'amaturo. Yego. Rero guys, mukomeze musengere papa wanje nanjye munsengere, ntabwo buno binyoroheye kandi nawe ndagushimiye kuguma mba hafi. Bura gija mba hafi mu buzima bwanjye bwa buri munsi busanzwe nkuko nanjye muba hafi. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'incamugongo ku bakunzi, inshuti n'abavandimwe ba Mutesi Sharon uzwi nka Tesha, wamamaye cyane mu biganiro bitandukanye agiye akora ku rubuga rwa YouTube kuri channel izwi nka Brian Vogue. Uyu nguyu akaba yaragaragaye cyane ubwo yaratangiye gukorana bya hafi na DJ Brian, nibwo abantu batangiye kumumenya, ariko n'ubundi yarasanzwe hari ku mbuga nkoranyambaga ariko atari umuntu uza kuri social media. Uyu Tesha rero nkuko mubyumvishe mu kiganiro gito gitambutse kibanjije, mwumvishe ko uyu Tesha mu minsi yashize yigeze gufata umwanya amenyesha abakunzi biwe ko afite umubyeyi urwaye. Yabwiye abakunzi biwe ko papa wiwe arwaye ndetse amerewe nabi, ndetse anavuga ko uyu papa we ngo yari amaze hafi umwaka n'igice mu burwayi bwe, ngo yari arwaye ariko yamaze hafi umwaka n'igice ngo atabasha kurya ahubwo anywa gusa, ndetse kandi ngo bari gushimana ko byibuza arimo aroroherwa ari kugenda agaruka amera neza. Gusa ariko noneho uyu munsi nibwo haje kuba hasohoka inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda kuri izi tariki 7 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka ni 2026, nibwo Tesha yaje kuba yapostinga kuri Instagram ye amenyesha abakunzi be ko papa we yaje kuba yakitabi Imana. Yapostinze ifoto yiwe arangije yandika agira ati, nubwo utagihari mu maso yacu uzahora uri mu mutima wanjye iteka ryose. Wari inkingi y'urugo rwacu, umurinzi wacu n'inkomoko y'imbaraga n'urukundo. Watwigishije kwihangana, kubaha abandi, gukunda abantu no gukomeza kuba beza n'igihe ubuzima butatworoheye. Ijwi ryawe, inama zawe n'urukundo rwawe bizahora binyibutsa ko nagize amahirwe yo kuba umwana wawe. Nubwo umubiri wawe utagihari, urugero rwawe unsigiye bizahora bimbereye umucyo mu buzima bwanjye. I love you and I will forever love you. RIP Daddy. Aya ni amagambo Tesha Sharon yaje kuba yapostinga kuri Instagram yiwe ubwo ararimo aramenyesha abakunzi be ko papa we umubyara yitabye Imana, ndetse kandi arimo aranavuga ko yamubera umubyeyi mwiza, ndetse kandi avuga ko azakomeza agakurikiza inama yamukuyeho ndetse n'urukundo rwamurangaga. Uyu Tesha rero unavuga ko umubyeyi wiwe ngo ari umubyeyi warangwaga no gucisha make, kutavuga amagambo menshi cyane nk'uko Tesha muzi ko Tesha ari umuntu ukunda kuba ari kuvuga cyane, ariko we mu kiganiro yikoreye we yaravuze ati, papa wanjye we ni umuntu utamenyereye kuvuga amagambo menshi, ariko Imana nimfasha ikamukiza nkabona turi kuganira nubwo hatavuga menshi, Mana nzafata umwanya nanga icya 10. Nibwo bwa mbere nzananze icya 10, ariko nzajya mu rusengero aho nshima Imana kubwo kuzaba inyirije umubyeyi. Uyu munsi rero ntago ariko byagenze, byaje kuza kuba ko havamo inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda, inkuru iteye ubwoba, inkuru ibabaje cyane. Uyu mubyeyi yaje kuba yatabaruka, ndetse kuri ubu ngubu wo bita Tesha amerewe nabi, ntago ari mu byishimo, ari mu minsi itari myiza. Ariyo mpamvu abakunzi biwe, inshuti n'abafana biwe, mwese mugomba kumuba hafi. Tugomba gufatanyiriza hamwe twese tukamuba hafi kuko ari mu bihe bitoroshye. Tumwihanganishe rero, twihanganishe abakunzi ba Tesha bose, twihanganishe aba gang ndetse n'abakunzi ba Brian bose, kuko ndetse n'umuryango wa Tesha. Reka twihanganishe kuko ni inkuru y'ingabo, ari inkuru ibabaje. Bavuga ko aba ari igikuba kiba cyacitse, niko bavuga. Rero urumva rero, reka tubihanganishe kandi twifurize uyu mubyeyi kugira iruhuko ridashira. Reka rero nkomeze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye, ariko nanone twihanganisha abantu mwese mugizweho, cyangwa se abantu mwese iyi nkuru ibabaje cyane. Reka tubihanganishe kandi twihanganishe umuryango wose wa Tesha, umuryango wose wa Mutesi Sharon. Reka mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu.